Hirya no hino ku isi iyo havuzwe umuvinyo cyangwa se divayi, igihugu cy'Ubufaransa ntabwo kijya kibura muri icyo kiganiro. N'umuntu utanywa inzoga iyo muganiriye usanga asobanukiwe amazina y'imijyi yo mu Bufaransa nka Bordeaux, Champagne, Cognac cyangwa se Loire Valley. Utu duce twamaze kuba ikirango cy'Ubufaransa mu tubari n'ahandi hose hacururizwa inzoga. Abakunzi ba vin cyangwa se divayi ku isi hose niyo baba baturuka mu bihugu bikoresha icyongereza cyangwa se igishinwa n'izindi tutavuze, iyo bigeze ku mazina ya divayi cyangwa se imivinyo bakunda prononciation y'igifaransa cy'ayo mazina bakayavuga neza cyane nk'abize muri za lycée. Igitangaje kurusha ariko nuko igikundiro cy'Ubufaransa ku kwenga za divayi kitapfuye kwizana gutyo gusa. Byatwaye ibinyacumi by'ibinyejana by'imyaka, bitwara ingufu zabo za politike, ubukungu, amadini n'itangazamakuru. Ubufaransa bwabanje gucura umugambi w'uburyo umuvinyo wabo ugomba kuyobora isi yose, ubundi biga uburyo bwo kubikoramo kandi bwarakunze, ari nayo mpamvu tugiye kubivugaho magingo aya. Byagenze bitenga umuvinyo cyangwa se divayi zo mu Bufaransa zamamare ku isi yose, akabari cyangwa se hotel ugiyemo yose, muri za vin bakwakiriza habanze kuzamo iyo mu Bufaransa, iz'abandi zize nyuma bitewe n'uko wenda iz'Abafaransa zabaye nke cyangwa se amikoro yo kuzigondera akaba yabaye make. Nibyo tugiye kuvugaho. Jye nitwa Ismael Mwanafunzi. Inzu yubakwa n'ubuhanga kandi igakomezwa n'ubwenge, niko Bibiliya ivuga. Uwanditse uyu murongo wo mu gitabo cy'imigani umutwe wa 24 wagira ngo yarazi ko uyu munsi hazaba hariho kompanyi y'abubatsi b'umwuga yitwa BCAG Limited. Muri BCAG Limited ntabwo twubaka inzu gusa, ahubwo duhanga ibikorwa remezo bitandukanye, kuva ku gukora design, kuzamura inzu, gukora amasuku cyangwa finissage n'ibindi bijyana nabyo, kugera ku gutanga service zose zirebana n'umutungo utimukanwa, harimo kugura, kugurisha, gukodesha, gutanga inama ku mikoreshereze y'ubutaka, gutanga inama ku gushora imari mu mitungo itimukanwa n'ibindi byose bijyanye nabyo. Muri BCAG Limited twemera ko ari uburenganzira bwa buri wese ufite ubushobozi kuba cyangwa se gukorera mu nzu nziza kandi ikomeye. Ariyo mpamvu aba-engineer bacu bamara igihe kinini cyane bashushanya banubaka izi nzu zose ubona twamaze kuzuza n'izi tukirimo kubaka. Aho uri hose mu gihugu tukugeraho. Duhamagare cyangwa utwandikire kuri 07 88 25 69 cyangwa 07 88 75 8069. Dukorera ku Kicukiro mu mujyi wa Kigali, ariko wanatwandikira email kuri bcaglimited@gmail.com. Wanasura imbuga nkoranyambaga zacu. Ese BCAG Limited itaraza ninde wabubakiraga? Igikundiro cy'umuvinyo mu Bufaransa cyambukiranye ibinyejana birenga 20 by'imyaka. Ubusanzwe ntabwo umuvinyo cyangwa se divayi ari ubuvumbuzi bwaturutse mu Bufaransa. Ubushakashatsi bwaturutse mu bisigara amatongo bugaragaza ko umuco wo kwenga za vin wakomotse mu burasirazuba bwo hagati, nyuma uza gukwirakwira mu Burayi uhereye mu Bugereki ndetse no muri Roma. Umuvinyo watangiye kumenyekana mu Bufaransa ubwo icyo gihugu cyari kikibarizwa mu cyahoze ari Gaul mu bihe bya mbere ya Yezu. Muri iki gihe nibwo umuco w'abantu bo mu bice byegereye Mediterane wari utangiye gukwirakwira i Burayi, harimo no mu Bufaransa. Kandi muri uwo muco habagamo no kunywa umuvinyo. Umuvinyo cyangwa se divayi yatangiye gucuruzwa ku bwinshi mu mijyi y'Ubufaransa nka Marseille, akenshi zizanywe n'Abagereki. Abagereki baje bagaragaza ko kunywa umuvinyo ari ubusirimu cyangwa se kugaragaza ko hari urwego runaka urimo rutari urwubonetse wese. Icyo gitekerezo nyuma cyaje gushimangirwa n'Abaromani ubwo ubwami bwabo bwigaruriraga ibice byinshi by'Uburayi. Ikinyejana cya mbere nyuma ya Yezu cyagiye kugera mu duce tw'amajyepfo y'Ubufaransa nka Vallée de Rhône, Aquitaine, Burgundy, Vallée de la Loire na Paris baratangiye kwenga umuvinyo aho kunywa gusiturutsa ahandi. Icyo gihe umuvinyo wo mu Bufaransa watangiye kuba mwinshi ndetse ukajya woherezwa mu bindi bihugu nka Misiri, Roma n'Ubuhindi. Hano turavuga mu binyejana bya mbere nyuma ya Yezu. Ibice byinshi bya Afrika icyo gihe byari bikiri amashyamba. Abasirikare b'Abaromani bamaze gufata Ubufaransa, mu bihembo bahawe harimo n'amasambu. Ayo masambu abo basirikare bayabyaje umusaruro, bahingamo imizabibu myinshi. Ubwinshi bw'iyi mizabibu bwatumye iyo yeraga barengagamo umuvinyo. Bakabikunda cyane kubera ko gucuruza umuvinyo byabaga byoroshye kurusha gucuruza ibindi bicuruzwa bikomoka ku buhinzi. Byarushagaho koroha mu duce twabaga dukora ku biyaga n'inyanja, kubera ko kuvana umuvinyo mu gace kamwe ujya kuwucuruza mu kandi byarorohaga. Umujyi wa Bordeaux niwo wabaye izingiro ry'ubucuruzi bw'umuvinyo kubera ko wegereye umugezi wa Garonne n'inyanja ya Atlantique.
ikibaya cya Rhône nacyo cyabaye ahantu heza ho guhinga imizabibu no kwenga umuvinyo kubera ko gikora ku nyanja ya Mediterane. Ni nako uduce nka Burgundy ndetse na Champagne twisanze muri ubwo buhinzi bw'imizabibu ndetse n'inganda zenga umuvinyo nubwo dusanzwe tuzwiho gukonja. Abaromani bamaze kuhagera byabaye ngombwa ko bakwirakwiza ubwo buhinzi na business yo kwenga umuvinyo. Ubu ubwami bw'Abaromani bwacikaga intege, ntabwo urukundo rw'umuvinyo rwarangiriye aho ngaho kubera ko iyaduka ry'ubukristo ku isi ryarushijeho kwamamaza umuvinyo cyangwa se divayi. Muri make ubwami bw'Abaromani ndetse n'ubukristo byarasimburanywe mu kwamamaza vino. Mu mateka y'abakristo divayi cyangwa se umuvinyo ufite igisobanuro gikomeye cyane cyane muri Kiliziya Gatolika iyo bageze mu gihe cyo guhazwa cyangwa se igaburo ryera nk'uko andi madini abyita. Abihaye Imana nibo bantu bagize uruhare rukomeye cyane mu gukomeza umuco w'ubuhinzi bw'imizabibu kugira ngo babone divayi cyangwa se umuvinyo uhagije wo gukoresha mu guhazwa cyangwa se mu igaburo. Hagati y'ikinyejana cya 5 n'icya 15 muri bya bihe bizwi nka Moyen Age, divayi nyinshi zabaga ziri ku masoko zengerwaga mu ngo z'abihaye Imana by'umwihariko mu Bufaransa. Abihaye Imana babaga ari abantu b'abanyabwenge bazi neza ibijyanye n'ubushakashatsi. Akenshi bagenzuraga imirima bahinzemo imizabibu, bakamenya ubutaka bwera imizabibu ivamo divayi iryoshye kurusha ubundi, bakamenya igituma imizabibu iyi n'iyi yera neza cyangwa se ikazana icyanga kirenze iyindi n'ibindi. Baragiye bamenya ubutaka bwera imizabibu myiza uko buba bumeze, bituma bakomeza kugenda bahinga ubutaka nk'ubwo kugira ngo barusheho kwenga umuvinyo uryoshye. Nko muri Burgundy umuvinyo watejwe imbere cyane n'abihaye Imana baba Benedictine ndetse n'abasisterciens. Aba nibo bazanye uburyo bwo guhinga imizabibu mu duce duto duto kubera ko umurimo umwe ushobora guhingwamo imizabibu ariko ikagira icyanga gitandukanye. Aha niho haturutse ikizwi nka terroir mu Bufaransa, aho bemeza ko ubutaka, ikirere, ubwoko bw'imizabibu, ubutumburuke imizabibu yahinzweho byose bigira uruhare mu cyanga cy'umuvinyo uzengwa muri iyo mizabibu. Ubundi mu bindi bihugu bikishakisha mu bijyanye no kwenga imivinyo usanga bamamaza imivinyo yabo bahereye ku bwoko bw'imizabibu bayenzemo, ariko Abafaransa bamaze kumenya ibanga umuvinyo wabo ugira agaciro bitewe n'aho imizabibu wenzwemo yaturutse. Ibi nuko bamaze kumenya ibanga ry'uko ubutaka bufite icyo buvuze cyane mu kugena uburyohe bw'umuvinyo. Ibi ni inzego zishinzwe kugenzura iby'imivinyo zibishyiramo imbaraga kugira ngo hatagira barusahurira mu nduru baza bakabivanga bagakuraho ako gahigo k'umwimerere w'imivinyo ituruka mu Bufaransa. Umuvinyo wo muri Bordeaux wo kwamamara kwawo gufite undi mwihariko ahanini ushingiye ku bucuruzi. Mu mwaka w'1152 igikomangomakazi Aliénor d'Aquitaine cyo mu Bufaransa cyashatse Henri Plantagenet mu Bwongereza. Uyu Henri niwe waje kwima ingoma aba umwami Henri wa kabiri w'Ubwongereza. Ibi byatumye bimwe mu biribwa n'ibinyobwa umwamikazi Aliénor yakundaga iwabo atangira kujya bitumizaho bikamusanga mu Bwongereza. Umuvinyo wo muri Bordeaux nuko winjiye mu Bwongereza ku bwinshi maze unagera mu tubari two muri icyo gihugu. Abanywi barawukunda cyane. Mu mwaka w'1215 umwami John w'Ubwongereza yatumije ingano nyinshi y'umuvinyo wo muri Bordeaux kubera ko wari umaze gukundwa cyane, maze birushaho kongerera agaciro ubuhangange bw'imivinyo yo mu Bufaransa. Na nyuma y'uko Ubwongereza butakaje umujyi wa Bordeaux ahagana mu mwaka w'1453 ubucuruzi hagati y'ibice byombi bwarakomeje cyane cyane ubushingiye ku muvinyo. Mu kinyejana cya 17 umuvinyo wo muri Bordeaux wongeye kwamamara kubera abacuruzi b'Abahorandi. Aba bacuruzi bashakaga imivinyo n'izindi nzoga zigezweho. Hari ibice byinshi bya Bordeaux byari biteye nabi kandi bitabereye guhingwamo imizabibu, ariko Abahorandi bashatse abakozi benshi barahatunganya. Ibishanga barabikamya kugira ngo biberane n'ubuhinzi bw'imizabibu. Uko iminsi yagiye ishira ubuhinzi bw'imizabibu bwabaye business y'abifite. Kwenga umuvinyo bibi by'abantu biyubashye ari nako byagendaga kubayinywa. Akenshi umuntu wabaga atuye muri chateau yagombaga no kugira akarima k'imizabibu. Hari n'amashato menshi yagiye yubaka izina kubera umuvinyo wabaga uturuka mu mirimo yikikije. Biza kurangira noneho kuvuga ko ushaka umuvinyo wo muri Bordeaux bidahagije, ukongeraho na chateau uwo murima uherereyemo. Niko za vin nka Aubryon, Lafite, Latour na Margaux zamamaye. Izi ni za chateau zabaga zarubatswe ariko zikamenyekana kubera imivinyo ihengerwa cyangwa se imizabibu ihahingwa. Umuvinyo wa Bordeaux wagize ibihe byiza mu 1855 ubwo habaga imurikagurisha mpuzamahanga. Muri iki gihe Napoleon wa gatatu wayoboraga Ubufaransa yashakaga ko igihugu cye mu imurikagurisha kizajyanamo ibicuruzwa bifatika kandi bizarushaho kukizamurira izina mu ruhando mpuzamahanga. Hateguwe itsinda ry'abasogongezi kabuhariwe bagombaga kuzashakisha umuvinyo wa mbere uryoshye muri Bordeaux. Imivinyo yahawe amanota kuva ku inota rya mbere kugera ku rya gatanu. Ubwo hejuru ya gatanu uwo muvinyo bawufataga nk'utabara.
birumvikana ko imivinyo yagiye mu imurikagurisha ari iryoshye kurusha indi, ku buryo ku isoko yagiye igakora ikinyuranyo irushaho kumenyekanisha Ubufaransa. Hanyuma haje na champagne, ubundi bwoko bw'umuvinyo bwamamaye buturutse mu Bufaransa. Ubusanzwe champagne ni agace ko mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bw'Ubufaransa. Ni ahantu hakonja cyane ku buryo hari igihe cyageraga kwenga bakabihagarika kubera ko imivinyo itabashaga gushya uko bikwiriye kugira ngo iryohere abantu. Kubera ubukonje, akenshi iyo bayishyiraga mu macupa mu gihe cy'ubukonje bukabije nyine, amacupa yahuraga n'ibibazo bikomeye cyane byo guturika, bikaba ngombwa ko mu gihe cy'ubukonje ibyo kwenga imivinyo babihagarika. Baje kwiga amayeri, bashakisha uburyo bwiza bazana ikindi kintu gisa n'umuvinyo ariko kibasha kubikika igihe kirekire, bongeramo ibindi binyabutabire nka dioxide de carbone n'ibindi. Ubu bwoko bushya bw'umuvinyo bwaragiye burakundwa cyane, ndetse izina ryabwo riragenda riramamara kurusha iry'agace bwengerwamo, ku buryo kuri benshi magingo aya uvuze champagne wumva ubwoko bw'umuvinyo kurusha agace. Ubufaransa bumaze guteza imbere ibyo kwenga imivinyo, bwashatse n'uburyo bwo kurinda amazina y'imivinyo yabo yabaga imaze kwamamara, maze bayandikisha nk'umutungo bwite mu by'ubwenge, ku buryo utabyuka mu gitondo ngo urwengero rwawe n'imivinyo ruturukamo ubyite champagne cyangwa se Bordeaux, nta burenganzira wabibonera. Ibyo bari babizi ko bitabayeho byabangiriza izina, maze bashyiraho uburyo bwo kuririnda. Hashyizweho uburyo bwiswe appellation d'origine contrôlée, ku buryo buri muvinyo uba ufite inkomoko kandi bikagenzurwa cyane. Uko kugenzura cyane ibyo kwenga umuvinyo mu Bufaransa kandi bifite imvano kubera ko hari igihe cyageze abamamyi bashaka gusenya iyo business. Mu kinyejana cya 19 agasimba kitwa phylloxera kibasiye imirima y'imizabibu mu bice bitandukanye by'isi, cyane cyane muri Amerika y'Amajyaruguru. Ako gasimba kageze no mu mirima yo mu Bufaransa, maze imizabibu myinshi irapfa, indi itangira kwera ibishye. Ubumamyi bwabaye bwinshi kubera ko bamwe batangiye kubura umusaruro wo kwengamo umuvinyo, bagafata imizabibu bakuye mu bindi bihugu bakayivanga n'iyo mu Bufaransa. Umuvinyo uvuyemo ukitirirwa ko ari uwo mu Bufaransa, kabone n'ubwo waba warenzwe mu mizabibu y'ahandi. Ku isoko haragiye huzura imivinyo yitiriwe Ubufaransa ariko ibishye. Hitabajwe inzobere zishaka imbuto nziza z'imizabibu zihangana n'ubutaka n'ibyonnyi, ndetse abahinzi bongera kweza nka mbere, ariko izina ryo ryari ryaramaze kwangirika. Hari hasigaye hari ibicupuri by'imivinyo ku masoko, byose byitiriwe Ubufaransa. Iki cyorezo cyasize isomo ry'uko Ubufaransa bugomba gushaka uburyo bwo kurinda izina ry'umuvinyo wabwo, maze bashakisha bashaka kuwitirira bose, baravumburwa bakurwa ku isoko. Ikoranabuhanga n'isuku mu bijyanye no kwenga imivinyo naryo ryagiye ryiyongera, bijyana n'iterambere ry'inzira za gari ya moshi ryatumye imivinyo igera kure, maze isoko riraguka. Uduce tutapfaga kugeramo imivinyo yo mu Bufaransa yatangiye kuhagera. Amafaranga leta yinjizaga haba mu misoro n'ishoramari arushaho kwiyongera. Ikindi cyafashije imivinyo y'Ubufaransa kumenyekana hirya no hino ku isi ni uburyo ifite amoko menshi bitewe n'uko yera mu duce dutandukanye, kandi yose ikaza ifite ireme riri hejuru. Nka Bordeaux izwiho imivinyo iryoshye cyane nka Cabernet Sauvignon na Merlot, naho Burgundy yamenyekanye cyane ku mivinyo nka Pinot Noir na Chardonnay. Ni mu gihe Champagne izwi ku mivinyo nka Chardonnay, Pinot Noir na Pinot Meunier. Ikibaya cya Loire cyengerwamo imivinyo cyamamaye nka Sauvignon Blanc, Chenin Blanc, Cabernet Franc n'indi. Ubu budasa bw'imivinyo yo mu Bufaransa butuma ku isoko mpuzamahanga igira ubwiganze bwinshi ikarusha iyo mu bindi bihugu. Umwihariko w'imivinyo yo mu Bufaransa kandi ni uko yamamajwe cyane n'ibijyanye n'igikoni cy'Abafaransa, cuisine française. Ahantu hose havuzwe ibiryo by'Abafaransa bigomba kugenda biherekejwe n'umuvinyo waho. Uko guhuza ibiryo n'umuvinyo byarushijeho kwamamaza cyane iki gihugu. Mu mashuri yigisha iby'amahoteli no guteka, iyo bageze ku mitekere y'Abafaransa ntabwo bagenda batavuze ku mivinyo yaho yahogoje amahanga. Icyakora umuvinyo w'Abafaransa waje kugira ibihe bibi birimo n'iby'Abafaransa ubwabo biteje. Mu mwaka w'1976 habayeho irushanwa ryiswe Le Jugement de Paris, ryari rigamije gusogongera imivinyo yo hirya no hino ku isi, ariko abayisogongera ntabwo babwiwe amazina yayo mbere, ubundi bakayiha amanota. Abafaransa bari bazi ko nk'ibisanzwe imivinyo yabo ari iza kuza imbere, ariko batunguwe nuko abasogongeye amanota menshi bayahaye imivinyo yo muri Amerika. Imivinyo yaje ku mwanya wa mbere no ku mwanya wa kabiri yari yo muri Amerika. Ibi byatumye abakunzi b'umuvinyo hirya no hino ku isi bitekerezaho, batangira kwibaza niba hatarabayeho gukabiriza cyane imivinyo yo mu Bufaransa ikarutishwa indi yo hirya no hino ku isi. Isoko ryatangiye kuba rito ku Bufaransa kubera ko ibindi bihugu nabyo byarakangutse, bikabona ko bishobora kwenga imivinyo ikaza iryoshye kurusha iy'Abafaransa. Nguko uko Ubufaransa bwisanze imivinyo yabo ihanganye n'iyo mu bihugu nk'Ubudage, Ubutaliyani, Espagne, Leta Zunze Ubumwe za Amerika,
Chili, Australia, Argentine, Afurika y'Epfo na Nouvelle Zelande. Icyakora nubwo ibyo bibazo bigihari, Ubufaransa buracyari ku isonga mu kwenga imivinyo iryoshye cyane. Umuryango mpuzamahanga ushinzwe ibijyanye n'imivinyo uherutse gutangaza ko Ubufaransa buza ku mwanya wa kabiri ku isi mu kwenga imivinyo, aho nibura mu mwaka wa 2025 bashyize ku isoko hectolitre miliyoni 36. Icyakora ku ruhando mpuzamahanga, urubyiruko ntabwo rukinywa cyane imivinyo nk'uko byahoze, cyane cyane ko imivinyo ari ikinyobwa gihenze. Mu mwaka wa 2025 ku isi hanyowe hectolitre miliyoni 208 z'umuvinyo, mu gihe nko mu mwaka wa 2007 ku isi hanyowe hectolitre miliyoni 250. Ni ukuvuga ko mu myaka hafi 20 yonyine ingano y'umuvinyo unyobwa ku isi yagabanutseho hectolitre miliyoni zirenga 40. Mu mwaka ushize nibura mu Bufaransa hinjiye miliyari 11 z'amayero avuye mu bucuruzi bwa divayi cyangwa imivinyo. Kubera ihiganwa n'ibindi bihugu, imivinyo yo mu Bufaransa isigaye inashyirirwaho imisoro ihanitse, ku buryo hari ibihugu bimwe na bimwe igeramo ihenze, kubera ko ibyo bihugu ubwabyo bisanganywe imivinyo yabyo nabyo bishaka kumenyekanisha. Nk'ubu imisoro yarongerewe ku mivinyo yo mu Bufaransa yinjira ku isoko ry'Ubushinwa ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyakora ibi byose ntabwo byigeze bivana divayi cyangwa se umuvinyo mu birango by'Ubufaransa ku isoko mpuzamahanga. N'amagingo aya hari abarimo kugonganira kuri za kontwari z'utubari n'amahoteli basaba ikindi kirahuri cy'umuvinyo wo mu Bufaransa. Nshuti bakunze mudasiba kutwumva, ikiganiro cyacu cya none nta tugisoreje. Naho utaha. Ubu twamaze kubibona twese, kubera guhenda kwa mazutu na essence ntabwo tuzatungurwa no kubona mu minsi mike igiye kuza mu mihanda hazaba hasigayemo imodoka nke cyane za Kia, Hyundai, hybride z'amoko atandukanye n'izindi nke cyane. Izi zizasigara mu mihanda ni iz'abamenye Auto Korea Maintenance Limited, ikigo cy'inzobere mu gusuzuma no kwita kuri systeme zigize imodoka, ku buryo litiro 8 za mazutu wazikoresha mu birometero 100, naho litiro 7 za essence zikora mu birometero 100 cyangwa se hejuru yabyo. Auto Korea Maintenance Limited ni abahanga bagufasha mu gihe ufite imodoka y'amashanyarazi, bazobereye cyane kandi mu gusubiza ku murongo imodoka zose zakoze impanuka, kandi bakikurikiranira ibijyanye na assurance. Wowe uzaba gusubiza imodoka yawe imeze nk'ari nshya, bayisubiza agaciro kayo yahoranye, zaba za Kia, Hyundai, full electric na hybride. Abagira ibibazo ku mihanda imodoka ikaba yakuzimiraho, bagukorera dépannage ku buryo imodoka yawe bayikurikirana mu gihe gito. Abafite imodoka zikoresha mazutu muri Auto Korea Maintenance Limited bazikorera maintenance bakoresheje imashini zabugenewe, batiriwe bafungura imodoka, ubundi imodoka igatangira kunywa bike cyane. Ibi igiciro kibikomoka kuri petrol kirabidutegeka twese. Ni n'abahanga cyane mu gusuzuma no gukora neza imodoka z'amashanyarazi. Abarimo kuzigura ntimugire impungenge, ni mubagane ku mashami yabo i Gikondo mu mujyi wa Kigali ni Nyamata mu Bugesera. Bahamagare cyangwa bandikire kuri 07 86 20 60 54. Auto Korea Maintenance Limited niyo makiriro imodoka zacu zisigaranye.